Rero bakunze basamuzo TV mbanje kubasuhuza nizera ko meze neza, mbibutse gukanda subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Rero Shaddy Boo yemeje iby'urukundo rwe na yewe wakoreye indirimbo abarimo Eddy Kenzo na Otile Brown mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu tariki 25 Ukwakira 2024 hacicikaye amafoto n'amashusho bigaragaza Shaddy Boo Mbabazi wamamaye nka Shaddy Boo ari kumwe na producer yewe warambitse ikiganza ku ndirimbo z'abahanzi bakomeye barimo nka Eddy Kenzo na Otile Brown. Aya ni amakuru yizewe yemeza ko aba bombi bari mu rukundo rwitamuruye kandi ko amafoto n'amashusho byagiye hanze bihamya neza umubano waba umaze igihe kinini ariko utari waravuzwe mu itangazamakuru. Mu bihe bitandukanye Shaddy Boo yagiye agaragaza abakunzi be bashya ariko ntibyagiye biramba. Yaherukaga kuvuga mu rukundo na Manzi Jonathan ubarizwa muri Kenya ariko ibyabo byashyizweho akadomo mu mwaka wa 2023. Kuva icyo gihe uyu mugore w'abana babiri niyongeye kuvuga mu rukundo kugeza ubwo kuri uyu wa gatanu tariki 25 Ukwakira 2024 yagaragaje ko yakunze yewe. Umubano w'aba bombi wagutse cyane kuva mu mezi ane yashize kugeza ubwo bombi bifashishije konti zabo bagaragaza ko urukundo rugeze aharyoshye. Mu butumwa Shaddy Boo yanyujije kuri konti ye ya X yemeje ko yakunze byimazeyo producer yewe ati mukunda muri benshi ariko agatima kanjye yaragatwaye. Yewe uri mu rukundo na Shaddy Boo yagaragaje cyane kuva mu myaka 2 ishize ariko kuri iki gihe abitse imishinga y'indirimbo z'abarimo Eddy Kenzo, Otile Brown, The Ben, Mbosso ndetse hari n'indirimbo yakoreye Bruce Melody kuri alubumu ye. Uyu musore ari no kwitegura kujya mu gihugu cya Uganda kurangiza imwe mu mishinga y'indirimbo z'abahanzi bahabarizwa yabakoreye. Ndetse ari no kwitegura kwakira bamwe mu bahanzi bo mu burengerazuba bwa Afurika bazaza i Kigali. Yewe yakoze ku ndirimbo nka Ndotsa yahuriyemo Uncle Austin, Platini P ndetse na DJ Pius. Yanakoze ku ndirimbo mu bigori ya Papa Cyangwe, Far Away, Pasiko ndetse na Bride. Igikumwe yaririmbwemo Masamba Intore, Uncle Austin, Tom Close, Kalifani Govinda, Marina, Fireman ndetse na Denachi. Shaddy Boo yemeje ko ari mu rukundo na producer yewe nyuma y'igihe bacuditse. Kuva muri 2022 Shaddy Boo yagaragaje ko ari mu rukundo na Manzi ariko baje gutandukana mu mwaka wa 2023 buri umwe aca inzira ze. Yewe amaze iminsi mu myiteguro yo kujya muri Uganda kurangiza imishinga y'indirimbo z'abahanzi yakoreye. Mu ndirimbo zigize alubumu ya Bruce Melody harimo imwe yakozwe na yewe. Manzi yakundanaga na Shaddy Boo yari yaramuhuje n'inshuti n'abo mu muryango we. Rero ibi ngibi akaba ari ibintu byiza urukundo ruri hagati ya Shaddy Boo n'umuproducer bita yewe. Nibakomereza urukundo rugere kure rwose ni ibintu byiza. Rero akaba ari amakuru mwajyana cyangwa kujya samuzo TV mbibutse gukanda subscribe, like, share na comment mukoza kubona amakuru ku gihe. Thank you.